ntangaze n'ijambo rikomeye. Yego. Misiyo yazanye Kristo si etaje, si umugore, si amafaranga, si ubutunzi bwose bunyuranye. Misiyo yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye, niyo Kristo, niyo misiyo yazanye. Akora ibyo dushobora kubibona kubw'imbuntu bwayo no kubw'imbabazi zayo. None uyu munsi abantu bamaze kubicurika, bumva ko ibyo baronka n'ibyo batunze ari ukubera agakiza no n'umubano mwiza bafitanye n'Imana. Twongeye kubasuhuza no kubifuriza umugisha n'amahoro by'Uwiteka mwebwe mudukurikirana kubifatika TV. Turabasuhuje mwebwe mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye igize isi, ariko tugaruke hano iwacu mu Rwanda badukurikirana bari mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Twongeye kubaha ikaze, ni mugire amahoro y'umwami Yesu Kristo, umugisha w'Imana ubane namwe. Tugiye kwakira umukozi w'Imana uyu munsi Imana iturarikiye kugira ngo atugezeho icyo Imana yashize ku mutima we. Abwo umugisha mwebwe mudukurikiranye, karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Yego. Kubataza amazina yanjye nitwa Ngendahimana Elia. Murakoze kudutumira kubifatika TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Murakoze namwe ni karibu. Uyu munsi ikintu wambaza ati nzanye iki kubifatika? Yes. Nzanye ku ijambo rivuga ngo ni kwizera kitwagira kwatuma hari ikintu Imana ikora ku buzima bwacu. Kwizera ni kwizera kiwe umuntu ngewe naba mfite twagira kwatuma cyangwa ese hari ukwizera umwana w'umuntu yagira kwatuma Imana hari ibyo ikora ku buzima bwe muri iki gihe cyangwa mu gihe cyatambutse. Navuga muri iki gihe. Ubu rero nibyo nshaka ko tuganira, kuko hari igihe ugenda uri mu modoka ukajya kumva umuntu arakubwiye ati impamvu Imana yantabaye, nagize kwizera kudasanzwe, ndasenga bidasanzwe, mbona imodoka, mbona ya nzu yanjye ndayubaka, ati kanseri yari indimo irakira, noneho hakaba ari uwo yishe wasenze. No kuvuga ngo kenshi na kenshi kwizera kuriho muri iki gihe gushingiye ku by'abantu bakeneye, ntabwo gushingiye ku gukora kw'Imana. Ntabwo gushingiye gukora kw'Imana. Bituma n'abantu uyu munsi basigaye bitiranya kwizera kuwabambwe kutujyana kuzabana n'umwami Imana, bakatwitiranya no kwizera ko gutunga etaje n'imodoka n'amazu n'abagore beza. Uyu munsi rero nibyo nje kugira ngo ncayure ibyo bintu bitandukanye. Nanjye nicyo naringiye kukubwira ngo wadusobanurira, iyo nitegereje mu gihe cyatambutse cyangwa se kubizera ijambo ry'Imana nka Bibiliya, iki gitabo bita Bibiliya kitugaragariza ko hariho kwizera umugabo bita Abrahamu yigeze agira, ubwo Imana yamuhamagaraga ikamubwira ngo Abrahamu, yari akitwa Abrahamu, yari ataraba Abrahamu kuko ikimuhindurira izina cyari kitaraboneka. Iki gihe rero nibwo Imana yamuhamagaye ngo Abrahamu, ni ngenga bikomeye igukingira kandi uzagororerwa ingororano ikomeye. Imana aravuga ngo reka wangororera ngorano cyubizi ko ngenda ndincike, nari Yezeri w'umunyadamasiko ari uzaragwa ibyo mu rugo rwanjye, ari we wavukiye iwanjye. Akora iki kugira ngo tugire kuri kwizera? Kuri kwizera. Urakoze cyane. Rero nibyo navugaga nje kubifatika TV. Yego. Kugira ngo ntandukanye abantu bita kwizera kujya kubahwanye ko kuhwanye n'amamodoka. Yego. Bajya babona baguze. Go gutandukanye n'amazu meza bajya bubaka. Kwizera Bibiliya ivuga. Yego. Ni ukwizera uwabambwe. None uyu munsi rero nkuko nabivugaga, ndashaka ko abantu batandukanya kwizera kw'amafaranga, ko kuyatunga no gutunga ama etaje no gutunga amazu, kabitandukanya. Kuko uraganira n'umuntu aravuga ngo ngewe impamvu ubona ntunzi ibi bintu, narasenze cyane. Mu yandi magambo ngewe ndumva nshingiye ku kwizera kw'iki gihe. Nacyo reka nze twicarane hano kugira ngo nacyo reka twicarane, nacyo biba bidutwaye. Tera agatebe hano tuganire kuri iki kiganiro. Ngewe ndumva kwizera kw'iki gihe n'ukwizera ko mu bihe byashize icyo dusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ndumva uko kwizera gutandukanye.
hariho kwizera kw'iki gihe uko ukunyereka gushingiye ku bintu biriho uyu munsi wa none abantu bakeneye bifuza. Ariko nyamara kwizera Imana yabwiye Aburahamu cyangwa se Imana yabwiraga Aburahamu yabaye nk'aho imwigisha kwizera ubwo yamujyanaga mu kibaya kumwereka umusenyi ikamurabarisha inyenyeri zo mu ijuru, yarangiza ngo agahita abyizera bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Ni iki muri iki gihe cya none mukozi w'Imana waje kubifatika kugira ngo tubwire ni iki twakora kugira ngo dutunge ukwizera kwacu gutandukane no kuba kuri mu mamodoka? Ese kwizera kw'Imana gushingiye ku modoka, ku bagore beza, ku mafaranga cyangwa ku rubyaro? Urakoze cyane. Yego, ndabanza mubwire kuko kwizera ko atariho gushingiye, ariko hari ikindi kintu kiri kumbabaza muri iki gihe mukozi w'Imana. Yego, mbanza kuganiraho mbere yuko twinjira muri uwo murongo mwiza. Yego, urabona uyu munsi dufite abantu barwaye uzi ko wari wagera ku bitaro umuntu akagubanya akakubwira ko amaze imyaka 15 aryamye kuri ibyo bitaro. Cyane barahari, hari n'abagira n'irindwi. Yego, kandi abo bantu ukurikiranye kera habo usanga bari bakijijwe banasenga banizera Imana. Noneho yego, umuntu bamuha mikrofone nk'ubu ni umutumirwa yaje kuri cano cyangwa mu rusengero. Yego, akavuga ngo impamvu ubuzima bwanyu budahinduka, impamvu amateka yanyu adahinduka, impamvu mudakira izo ndwara, ntabwo mugira kwizera. Icyo kibazo nicyo mfite uyu munsi. Wemeranya n'uyu muntu? Uyu muntu uvuga yuko we kubera yuko ibyo byemeye abandi bikaba wenda bitaremeye, ibyo ngibyo akavuga ko uwo muntu adafite kwizera, ibyo ntabwo ariko kuri. Ibyo tubyita amahirwe makeya ku muntu wagize amahirwe menshi. Niba we yaragize amahirwe, ibyo tubitandukanye no kwizera. Te nibyo byabaye mu mahirwe y'Imana aza mu muntu, ariko ntago bishingiye ku kwizera. Kuko impamvu ngiye kukubwira iki kintu, njyewe ubwanjye yego ndagubuhamya bugaragara, ndetse hari n'ababuhamya. Mfite abantu barenze umwe twasenge imyaka irenze 10. Yego, uyu munsi wa none umwe ni umugabo arubatse ejo bundi. Yego, yarwaye imyaka, twamusengeye imyaka 10 yose akira ku mwaka hafi wa 12. Uyu munsi nibwo yarahagurutse ni muzima. Kandi icyo gihe twari dufite kwizera gushingiye ko Imana ivugana natwe. Yego, nawe kandi yari afite kwizera gushingiye ko Imana ivugana nawe. Rero umuntu we wakize mu kwezi kumwe, uyu nguyu akaba akize mu myaka igera muri 10 n'ingahe, ushobora kuvuga ngo uwo muntu nta kwizera afite. Ngo ahubwo icyo gihe mu kwizera ko yagizemo n'amahirwe. Uyu nguyu rero amahirwe ye ahwanye n'iki gihe cy'iyi myaka. Yego, urakoze. Uyu munsi impamvu ikiganiro nakizanye hano ku Bifatika TV, yego, hari abantu b'abastari sindi bavuge mu mazina kuko atari ngombwa. Yego, dufite muri iki gihugu babavuga bakijyanwa mu by'ijambo ry'Imana kuri iki cyavuze, bumva ko ari cyo cyukuri. Nabo hari igihe numva bari kwigisha bakavuga ngo impamvu amateka yanyu adahinduka, ubuzima bwanyu budahinduka, mudakira izi ndwara, nta kwizera mufite. Babantu b'abastari bakunda gutumira. Yego, noneho ngahita nibaza ngo uyu muntu urwaye imyaka 12, uyu muntu urwaye imyaka 7, uyu muntu urwaye imyaka 3, uyu muntu ufite ubukene n'inzara asengeye imyaka 7, uyu muntu usengeye urushako imyaka 4 cyangwa 20, uyu muntu usengeye akazi imyaka 15 anakora bikanga. Ese uyu muntu mwiteraniro yicayemo, aba bantu niba musenye nibatumye yibaza impamvu Imana itamugirana neza ku buryo yanarambirwa akabivamo? Ahubwo reka ahangaha nanone niba abo bantu bahari koko nk'abo ngabo bikomanga mu bituza, najya nkubwire ngo imbaraga ikiza ibana n'umuhanuzi cyangwa se umuntu w'Imana iyo ari yose, iza bitewe n'igihe igomba kuzira igakiza. Kuko urugero iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 5:5, tuhasanga ubwo Yesu yageraga ku kidendezi cy'i Besayida, yahasanze wari umaze imyaka 30 n'ingahe n'umunani ari aho ngaho. Bibiliya itwereka yuko mu mahirwe make yagize, marayika w'Imana iyo yamanukiraga mu kidendezi, abandi bahitaga bacira gukira, we agagumana uburwayi.
kandi byabaye igihe kinini, imyaka 38 ahamusanga, kugeza ubwo Yesu yamusanze ku mwaka wa 38 aba ari wowe wikorera, aba ari bwo Yesu ahamukiza, amuhagurutsa kuri icyo kidendeza. Rero bishatse kuvuga iki? Si uko uyu muntu atari hano ku kidendeza adafite kwizera, kuko iyo aba atarafite kwizera yari kurambirwa akava kuri kiriya kidendeza, ariko yarategerereje kugeza igihe azabonera ubutabazi buhamukura. Imana itugirire neza. Rero bigisha bakavuga yuko abantu basengeye kubera yuko bitahise byemera ari uko batizera. Aho hantu ntabwo ari byo, aho ndabakosoye, mbaye mwarimu bakosora, ntabwo ari byo. Musome Bibiliya, ikwereka neza yuko umuntu wese akirira mu gihe cye bitewe n'amahirwe y'igihe cye. Yego. Ni ukuvuga ngo impamvu nazanye iki kiganiro, urabona turi abanyamakuru, hari maze iminsi ngenda muri za Yutongo, nkumva umuntu ari guhamagara kuri telefone avuga amagambo y'ubwishongozi, avuga ngo yo ngurabizi ngo kubera ngo ya masengesho ngo y'iminsi, urumva ngo hari ikintu Imana yakozemo. Unyumva neza? Ndakumva. We hubwo yahuje nuko gukora kw'Imana kwari kugeze ku buzima bwe, kuko hari undi muntu wicaye aho wayasenza y'iminsi 30, kandi afite kwizera gushimitse nyako, utarabonye icyo yasengeye. Hari n'undi wari ufite nawe uri muri iyo Yutongo, umaze iminsi waniyirije n'ubusa iminsi 3, kwa kundi bavangu kuko cyo gikurwaho nta kindi cyagikorotse gusenga no kwiriza ubusa. Ni cyavo kandi yabikoranye n'umutima utuje unakunze. Noneho wituma ibi bintu impamvu nabizanye kubifatika, nuko mbona abigisha bagenzi bacu bari kugenda bakora ibintu bituma abantu barambirwa Imana bakayivaho bagira ngo yo ntibitayo cyane yarabibagiwe. Noneho nakoreka nkagufasheho. Kwizera kwaba bigisha kungana no kumva yuko ibyabo birangira ako kanya, ariko kwizera kw'abigisha bakuze twemeza yuko uyu munsi byakemera kimwe nk'uko bitahita byemera bikazemera mu gihe kizaza. Kwizera k'umuntu rero ntabwo guvuze ngo gukoza ibitangaza ku kanya cyangwa se ngo bihite birangira, gushobora gukora kano kanya kukazakora n'igihe kizaza. Reka ntangaze n'ijambo rikomeye. Misiyo yazanye Kristo si etaje, si umugore, si amafaranga, si ubutunzi bwose bunyuranye. Misiyo yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye, niyo Kristo, niyo misiyo yazanye Kristo. Icyo akora ibyo dushobora kubibona kubwimba ubuntu bwayo no kubwimbabazi zayo. None uyu munsi abantu bamaze kubicurika, basigaye bumva ko ibyo baronka n'ibyo batunze ari ukubera agakiza no n'umubano mwiza bafitanye n'Imana. Yego. Subiramo ko kana. Nuvuga ngo uyu munsi abantu basigaye baracuritse ubutumwa bwiza, bazi ko ibyiza babona, etaje, amafaranga, imodoka, amashuri, ari ukubera umubano mwiza bafitanye n'Imana. Erega reka nkubwire, ibi bintu bijyanye n'ubutunzi, ibyo byose uvuze, biriya tubyita n'ubwiza bwahuye no kwisiga. Ntabwo biriya bigaragaza agakiza ndetse no gukiranuka n'umubano mwiza umuntu agirana n'Imana. Kuko n'abatizera Bibiliya ivuga yuko ivubira imvura ababi n'abeza barabifite. Reka tubivuge, barabifite. Tunakoze icyo bita ibarura, twasanga banabiturusha. Barabifite. Ahubwo wowe icyo ukwiriye kugira niki? Ukwiriye kwizera ufite utanafite. Yego. Ukwiriye kwizera uri muzima unarwaye. Ukizera ko uyu munsi wa none nubwo urwaye birashoboka ko ejo wakira, cyangwa se nanone muri bwa burwayi bwawe byanabigarejya ujye kugucyura kandi bidakuye ko Imana yakwishira. Hari uwo bataye kukirwa Patimo. Hari Stefano yicishijwe amabuye. Yego. Akizera ki Kristo, akimwizera. None uyu munsi umuntu arahura n'ikigeragezo ngo yewe mwe Imana yarambeshye, akanyorobera. Ntumenya hanyuze. Yego. Kubera iki? Abantu bigishwa benshi turi kunyura bari kutunyura mu maso iki gihe nabigisha ibitangaza aho kwigisha Kristo. Noneho abantu bizeye ibitangaza kurusha uwabambwe, kandi Kristo tugomba guca mu nzira yanyuzemo y'ibigeragezo. D'abord ndavuge n'ikindi gikomeye, umuntu wese uri mu isi, yaba akomeye, yaba ayoboye, yaba yoroheje, ahura n'ikimugerageza.
rero abantu bari gushaka kuba mu isi itari y'ibigeragezo. Reka dutangarize uyu muntu, yaba ari umupapa, yaba ari umudamu, yaba ari umukobwa unyumva, yaba ari umusore, umuntu wese uriho muri iyi si y'ubuzima agomba kuba afite ikigeragezo. Oya, nta muntu n'umwe utafite uburyo ikigeragezo kiri iwanjye cyangwa kiri iwawe ntikivuze ngo wanga umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Oya, nta nubwo kivuze ngo takaza kwa kwizera kwawe cyangwa ngo utakaze kwa kwizera kw'abantu, kuko ntabwo ufite ikigeragezo kingana nk'icyo Aburahamu yagize. No. Aburahamu Imana yamusezeranyije kubyara ageze muri 99 nibwo yamubwiye ati noneho ndaje umwaka utaha bizemera. Ngabantu bamaze kurya kaboga. Kiriya gihe Imana ibimubwira ngo yari yafashe Ishimayeli ndetse n'abana bavukiye mu rugo rwe bose agiye kubahesha umugisha. Imana iramutangira amubwira ati hagararira aho ngaho. Ntabwo abo ngabo aribo bahabwa umugisha. Uzahabwa umugisha n'uzakomoka ku mugore w'isezerano bita Sara. Sara yarageze muri 90, Aburahamu ageze muri 99. Bene data bakundwa, kwizera kwawe niba kushingiye kubyo urebesheje amaso kano kanya, ufite kwizera kw'igice. Kwizera kuzuye kuturenza imbibi zibigaragarira amaso, kukadusingiriza n'ibyo amaso yacu atareba. Tukavuga ngo birashoboka yuko uyu munsi wa none, nubwo navukiye mu muryango utazwi, nubwo navukiye mu buzima bupfuye budafatikika, ariko ndabizi neza ko nzavamo umumaro, nzavamo umuntu igihugu gikeneye, nzavamo umuntu umuryango ukeneye, nzavamo umuntu sosiyete ikeneye. Ni ukuvuga ngo kwizera kumeze uko kurenza imbibi. Kwizera kuzuye ni ukukurenza imbibi zibigaragarira amaso y'abantu kukagera kure. Uko niko kwizera nyako. Urakoze cyane. Urabona nari mfite ikintu cy'umubabaro. Yego. Umubabaro wanjye warushingiye kuki? Warushingiye kubona abantu basigaye bitiranya ibyo batunze bakabyitiranya no kwizera kwabo, kandi ibintu byose ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwancunguye. Noneho ibyo bintu nshaka kuvuga rero bitandukanye no kubona wowe kubera ko bitunze ukaba uzi ko ari uko ujya ujya mu yitatu, ujya ujya Kizabonwa z'ikigendwa, Samatare z'ikigendwa, Murya z'ikigendwa n'izindi. No, ibyo bintu ntabwo bitunze kubera uko kwizera cyangwa uko gusenga. Ubitunze kubw'umutima w'imbabazi z'Imana yacu. Reka nkufashe ako kana. Nagira ngo mbwire umuntu ufite kwizera kushingiye kuri ibyo bintu uvuze afite. Umuyaga w'ishuheri ni huha nk'uwahushye kwa Yobu. Bikagenda azaba umupagani, azamera nk'utarigeze amenya Imana, umva azajya habi. Kubera yuko impamvu kwizera kwawe gushingiye ku byo ufite, kwizera kwawe gushingiye ku byo abantu baguha, kwizera kwawe gushingiye ku nshuti ubana nazo zifite ibyo zifite. Najya ngo uko kwizera kwawe ibyo bintu umuyaga nuhuha ukaza ukabitwara, uzagwa umupagani. Ariko uyu munsi wa none umuntu wizera afite cyangwa se adafite, byaba ibintu byagiye cyangwa se bihari, uyu muntu azakomeza amere nk'inzu yubatse ku rutare. Reka nongera akantu. Uyu munsi abantu babaye abarakare, abanyamasengesho nibo ndi kuvuga. Kubera iki babaye abarakare? Bahuye nuko dufite abantu benshi bamaze gupfa mu bugingo, bahanura ibintu byinshi by'ibihwayihwayi. Urumva bidafatika bitariho. None uyu munsi umuntu kubera ko yamaze kwiringira ibyo bintu byinshi by'ubuhanuzi kandi bidafatika biriho, uramubwira ngo dusenge ngo aho nasengeye se nabonye iki? Urumva? Kubera iki? Yamaze kubaka ku bintu kurusha kubaka kutanga ibintu. Ako kantu kumvikanye? Yamaze kwizera ibintu kurusha kwizera utanga ibintu. Yego. Yamaze kugira agakiza k'ibintu kurusha kugira agakiza kuwabambwe k'amaraso ya Kristo umwana w'intama w'Imana. Noneho uyu munsi abantu babaye abarakare ku buryo unavuga ijambo ry'Imana ukabona baye nk'abanasohotse cyangwa uzanabirebe mu biterane. Iyo bageze ku ndirimbo abantu bose barinjira.
kubera iki harimo kwa kudansa na wa muziki wa danje. Abantu uyu munsi bari kwinjira mu nzu z'Imana bataninjijwe n'agakiza, binjijwe n'umuziki ugezweho wo muri iki gihe. Noneho bagere ku cyitwa ijambo ry'Imana ritanga ubuzima, ritanga agakiza nyagakiza, rirwana mu gihe gikomeye n'icyoroshye, ukabona barasohotse. Rero reka nze tugende dushyiraho igipfundikizo kuri iki kiganiro, tuzanakigaruka ariko nagira ngo aka kantu nanjye nongereho akandi kavuga ngo wowe wizeye kuri icyo kigero. Ndagira ngo nkubwire ngo umeze nk'umuntu wicaye ku mutogoto w'inkoni uticaye ku ijambo rya nyirayo. Bivuze ngo niba wicaye ku mutogoto w'inkono uzicwa n'inzara, kuko nyirayo ntabwo yaguhaye ijambo rikubwira yuko azakugaburira. Mwene data mukundwa, wowe wicaye ku mutogoto w'ibintu urebesha amaso n'ibyo abantu bagusezeranye, ariko uticaye ku ijambo Uwiteka Imana avugana nawe. Ijambo ntushake kuritega amatwi ukaba mu yandi magambo muri za mvugo z'iki gihe ukaba warariciye amazi, udashaka kurikurikirana ukaba ugendera mu kigare cy'imiziki ibyuma byadihaguye. Ni ukuri kw'Imana uzicwa n'inzara kandi uzagwa, kandi reka nkubwire uzabihirwa ku rwego rukomeye, ariko kandi abizereye mu mibabaro nubwo bitari byoroshye uzasanga bageze kure baguwe neza, nk'uko ijambo rivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Murakoze, reka dushyire umusozo kuri iki kiganiro, ariko tubwire uyu muntu ujya ugenda mu modoka cyangwa no mu nzira n'ahandi hose ashaka kwishongora agaragaza ko amahirwe yo mu buzima afite muri iyi minsi ari uko yasenze cyane cyangwa kurusha abandi cyangwa yizeye kurusha abandi, ko atari byo. Ntabwo ari byo, kuko nibyo yizeye nta misiyo ya Kristo birimo, kuko Kristo we uwizeye n'uwizeye ko yabambwe akemera imbabazi z'Imana, akizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi azajya mu bugingo buhoraho. Ariko uwizeye ibyo abantu bavuga n'ibyo bakora, uwo muntu ari mu kigare. Urumva? Cyangwa uwizereye ku butunzi afite, kuko ubutunzi afite ejo umuyaga waza ukabugurukana. Ariko muri Kristo yuhizereye haguha ubuzima bwa none n'ubw'ejo hazaza. Impamvu abantu uyu munsi isi yabuze amahoro, bari kwizera iby'isi kurusha kwizera ubugingo buhoraho. Bari gutumbira amaso iby'isi kurusha gutumbira ubugingo buhoraho. Na niyo mpamvu uyu munsi ingo zagoranye, kuko umugabo ari gushaka umugore yizeye ibyo yazavana iwabo cyangwa afite atunze, umugore nawe agashaka umugabo yizeye ubutunzi abona afite, kandi ejo ibyo byaca byagurutse. Noneho ugasanga wa muntu ahita acika intege kandi yabaga mu rusengero. Kubera iki? Yizeye ibintu kurusha kwizera Kristo. Reka rero tukangure bene data bave n'amaso ku isi bayahange Kristo. Yesu niwe wenyine wo guhangwa amaso. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha waje kutuganiriza ku kwizera k'umwimereri, tuvuye ku kwizera kw'ibintu abantu bashingiyeho muri iki gihe cya none, ndetse tunahumuriza abantu bakomerekejwe nuko abantu bababwiye ngo babarusha kwizera no gusenga, nyamara ugasanga umuntu amaze igihe asenga kandi afite nuko kwizera, ariko amahirwe y'igihe cye ataragera. Rero mukomere, Imana irabakunda kandi iracyabishimira. Reka twakire umukozi w'Imana n'ubundi adusengere, adusabire umugisha, akomeze imitima yari ihungabanye muri iki kigero. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Mbere yuko dusenga, murakoze, twari kubifatika TV kandi turabashimiye uburyo mu kudukurikirana, munatwereka ko muri kudukurikirana. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi tunabwira n'uyu muntu wari ufite umubabaro n'uburwayi amaranye igihe yarigishijwe, yarumvisha abandi bavuga ko impamvu we bwamutinzeho ari uko atizeye cyangwa adasenga cyangwa adakijijwe. Yihangana, Imana izamugira neza. Si yo mpamvu ibigeragezo biri mu rugo rwe, si uko atizera cyangwa adakijijwe. Hoya, Imana igihe ku isaha yayo yateguye nigera izamutabara. Murakoze. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko abanye natwe mu iki kiganiro cyo kwizera. Ubundi twibaza ngo kwizera umuntu agira kwatuma umuhwanyiriza n'imirimo ye cyangwa kwatuma umutabara nukuhe. Dusanze ntako, ahubwo dutabarwa n'imbabazi n'ubuntu bwawe. Rero reka iki kiganiro kizagire icyo gifasha abazacyumva, n'abari bihebye kizabakomeze, kandi n'abari barakomerekejwe n'abigisha nabo ubasure, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha. Turabakunda.